Ibihe byiza kuri mwe mwese mwahisemo gukurikira Lemigo TV n'umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, dore zimwe mu ngingo z'ingenzi agiye kwibandaho. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yahaye agaciro ubusabe bw'abaturage ku guhindura ingingo y'101 y'itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho. Nubwo internet yo muri bisi igenda gahoro ifasha abaturage mu ikoranabuhanga hanze imipaka y'u Rwanda muri Nigeria, Perezida Muhammadu Buhari yashyizeho umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere n'izirwanira mu mazi. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango wa Eric Garner, umwirabura wanizwe n'umupolisi kugeza apfuye, ugiye kwishyurwa miliyoni zisaga 6 z'amadolari. Aya makuru muyagezwa ku bufatanye na SAD. Mbahaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye, mugiye kugezwaho nanjye Rose Nishimwe. Nyuma yuko abadepite bemeje ko ubusabe bw'abaturage mu guhi bufite ishingiro mu gusaba ihindurwa ry'ingingo y'101 y'itegeko nshinga ubusanzwe ibuza umukuru w'igihugu manda irenze imwe, Mukabarisa Donatille uyobora umutwe w'abadepite yavuze ko hagiye kwihutishwa ibikurikira abaturage bagatangira kujya muri kamarampaka. Icyakora ngo hari n'izindi ngingo zizahinduka hakurikijwe igihe u Rwanda rugezemo. Florence Kizwera yaratubereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ubwo hasuzumwaga ubu busabe, adutegurira inkuru ikurikira. Nyuma yuko abaturage baturutse mu bice bitandukanye bagiye bakurira ingendo zabo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko bikoreye amabaruwa bavugaga ko banahagarariye bagenzi babo mu gusaba ihindurwa ry'ingingo y'101 y'itegeko nshinga u Rwanda rugendera kuva mu mwaka wa 2003. Ubusanzwe ingingo igaragara nk'inzitizi ikomeye mu gutuma umukuru w'igihugu arenza manda imwe ku butegetsi. Kuri wa 14 ngwahise ubu munsi wiyanditse mu misi idasanzwe mu mateka y'u Rwanda nk'uko byitangarijwe n'abadepite, kuko batazuyaje bakiriye kandi bagaha agaciro ubusabe bw'abaturage nabo bitabiriye gukurikirana imirimo y'inteko mu buryo budasanzwe, kuko umurongo wari muremure uhereye mu gitondo kugeza hafi ku isozwa ry'iki gikorwa. Abadepite bavuga ko 61% by'abemerewe gutora basabye ihindurwa ry'ingingo mu mabaruwa asaga miliyoni 3 angana na 1/3 cy'abanyarwanda. Ibi ngo ntibyapfa kubaho, ndetse ngo biragoye ngo inteko ishinga amategeko ibonaho ihera ihakana ubusabe bw'abaturage nk'uko byatangiye bivugwa na Depite Nkusi Juvenal. Ni intambwe ikomeye, ahubwo ndetse ni modeli abantu bagomba kuzajya baheraho, kubera ko abaturage uza kugera ari buze kumpa urugero muri Afrika aho byabaye. Birasobanura rero ngo kubwakira ubusabe bw'abanyarwanda ndumva sigiye kubushyigikira, ariko niba amategeko abyemeye nanjye nasabaga abagenzi banjye rwose ko twabwakira tugatangira inzira yo kugira ngo iriya ngingo y'101 ivugururwe. Buri mudepite wese yasabye ijambo maze agaragaza atizigamye gushyigikira ibyifuzo by'aba baturage nk'umudepite kandi nanone nk'umuturage, dore ko ari nabo bahagarariye. Hari n'abavugaga ko babyemeye kurenza 100% kandi ko kwitesha Kagame nka perezida ari ukutareba kure. Nyakubahwa Spika, umuririmbyi yaravuze ngo icyo umugore ashaka n'Imana iragishaka. Ushingiye kuri biriya twagezeho, nta cyatubuza gushyigikira icyifuzo cy'abaturage. Nkabasaba bagenzi banjye ko twashyigikira abaturage badutumye iriya ngingo y'101 ikavugururwa, bagahabwa amahirwe yo kwihitiramo uwo bashaka wabiyoborera, maze Imana ikatujya imbere muri byose. Murakoze. Edouard Bamporiki, umwe mu badepite bashya batuwe muri iyi manda, avuga ko u Rwanda rwaciye nyakatsi yafatwaga nk'aho igezweho mu gihe cyayo. Agereranya ingingo y'101 mu itegeko nshinga nka nyakatsi. Nubwo atari umuvugizi w'inteko, yavuze ko atesheje agaciro abasaba ibitandukanye n'ibya benshi, ndetse ko abanyamahanga badakwiriye kugaragara muri izi mpaka. Nshingiye ku bubasha mpabwa no ko abanyarwanda barantoye ngo mbahagararire, mbwire bamwe mu badusabye nka Green Party n'abandi bari muri uwo murongo ko ku giti cyanjye numva ubusabe bwabo nta shingiro bufite. Iyi ngingo rero nubwo kuyisezeraho ari process, ariko njyewe nangiye kuvuga ngo 101 bye bye nyakatsi, hanyuma dushake ingingo zindi zituma dukomeza umurongo mwiza, Imana y'abanyarwanda umugisha na perezida wabo. Mukabarisa Donatille uyobora inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite yabwiye itangazamakuru ko hagiye kwihutishwa ibisigaye byose abaturage bakajya muri kamarampaka.
mu guhindura ingingo basaba ko yahindurwa. Hari etape nyinshi bizanyuramo, kuvuga ngo hari intera nyinshi bizanyuramo. Izo ntera rero nta mpamvu yo kugira ngo tuzitinze, kuko ubundi nitumara kunonosora neza umushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga tuzabizana imbere y'inteko rusange. Inteko rusange ibyemeze, twongere tubyige noneho neza, inama y'abaperezida yongere ibisuzume neza, ize bitorwe. Nibimara gutorwa tugomba kubyohereza muri sena nayo ikabitora, hanyuma ubwo twamara gutunganya neza mu ndimi 3 uko biteganywa. Murumva ko ari ibintu bishobora kuzafata igihe kirekire, nta mpamvu rero yo kugira ngo dukomeze dutinde. Ubu busabe bw'aba baturage buhawe agaciro mu gihe umuturage umwe ndetse n'ishyaka rimwe bakomeye ku busugire bw'iyi ngingo, ndetse ishyaka rya Green Party ryo ryanatanze ikirego na n'ubu kikiri mu rukiko. Nubwo bitatinzweho byo, hakitabwa ku busabe bwa benshi. Mukabarisa Donatira avuga ko nta rwego rw'ubuyobozi rwasabye inteko kudakomeza imirimo yayo, harimo n'iki gikorwa cyakozwe kuri uyu munsi. Nta kintu rero twigeze tubona kivuye mu rukiko rw'ikirenga kitugaragariza ko hari ikirego bafite, kandi bagisuzuma badusaba wenda ko twaba duhagaritse. Kugeza ubu ngubu ubucamanza bukora mu buryo bwigenge, natwe inteko ishinga amategeko tugakora mu buryo bwigenge. Icyo tureba ni ubusabe bw'abaturage, nicyo rero twafatiye icyemezo umunsi. Nubwo yari imirimo y'inteko abaturage banyuzagamo bakikiriza, bagakoma amashyi, bakavuga imivugo ndetse bakanabyina bashyigikira imvugo y'umudepite uhuje n'ibyo bifuza, nubwo nta n'uwabinenze. Bimwe mu by'abadepite bashingiraho baha agaciro icyifuzo cy'aba baturage ndetse n'icyabo bwite nk'uko bagiye babyivugira, ngo harimo n'imishinga minini Perezida Paul Kagame yatangiye, bityo ko kudakomezanya nawe byatera guhagarara kwayo. Banavuga kandi ko intebe bicayeho mu nteko bazihawe n'abaturage, bityo ko bagomba kubahiriza ibyo babasaba. Ni isuzumwa ryashyigikiwe n'abadepite 79 kuri 80 kuko habonetse imfabusa imwe gusa. Hanemezwa n'ivugurura ry'izindi ngingo, bivuze ko iri tegeko rizaba rivuguruwe mu nshuro zisaga enye kuva ryajyaho mu mwaka wa 2003. Ni igikorwa cyanabereye muri Sena, aho nabo bemeje ko ubusabe bw'aba baturage bufite ishingiro. Fulgence Kizwera, Lemigo TV. Arakoze cyane mugenzi wacu Fulgence Kizwera. Dukomeje mu yandi makuru twabateguriye, ibiganiro byo mu mwijima byafashije abafite ubumuga bwo kutabona kwibonamo ubushobozi. Ibi ni byatangajwe n'ihuriro ry'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR, ubwo iri huriro ryagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri. Hasobanuwe uburyo bushya bwo gusabana no kuganira, ari byo bise Dialogue in the Dark, ugenekereje mu Kinyarwanda ari byo ibiganiro byo mu mwijima. Marie Claire w'Umukiza adufitiye inkuru irambuye. Aha ni mu rwinjiriro rw'icyumba kitabona, aho abafite ubumuga bwo kutabona bakorera imirimo itandukanye bakanayisangiza abatabufite. Ni mu rwego rwo kugira ngo habeho imyumvire imwe yo kumenya ko n'abafite ubumuga bwo kutabona hari ibyo bashoboye gukora bakaba banarusha abatabufite. Bamwe mu bafite ubumuga bwo kutabona akaba ari n'umuyobozi nshingwabikorwa mu ihuriro ry'abantu bafite ubumuga mu Rwanda, yasobanuye inkomoko y'ibiganiro byo mu mwijima n'akamaro kabyo. Cyagizwe n'umuntu mu Budage witwa Andreas Hendricks, irindi zina ntirijya rinyorohera kuryibuka. Agitewe nuko yari afite umuntu w'inshuti ye ufite ubumuga bwo kutabona, biganaga muri university, akajya amusaba kumufasha utuntu dukeya. Mbese yibaza ukuntu uwo muntu aba yumva amerewe. Atekereza kwijimisha icyumba ngo arebe uko bimera kuba ari ahantu hatabona na buke, kuko iyo yazimyaga itara nijoro amatara y'ahandi yateraga urumuri bigatuma hatijima cyane. Ashyiraho amarido hose arahijimisha cyane. Muri uwo mwijima nibwo yaje gutekereza ibindi bintu byinshi byatumye asanga iyi ari concept nziza ituma umuntu icyambere abona umwanya wo kwiganiriza wubwe mu mutima we nta kindi kimuvangira.
umuyobozi w'ihuriro ry'abafite ubumuga mu Rwanda yavuze ko uyu mushinga uzafasha abafite ubumuga kwikemurira ibibazo byabo, dore ko uyu mushinga wa Dialogue in the Dark bateganya kuzakora nka business ukazagira akamaro ku bafite ubumuga n'abatabufite, nk'uko umuyobozi w'ihuriro ry'abafite ubumuga mu Rwanda abisobanura. Nidoro rero impamvu twumva ko uno mushinga twawushigikiye nuko uzadufasha mu gukemura bimwe mu bibazo by'abantu bacu dufite bafite ubumuga bwo kutabona. Muzi ko leta y'u Rwanda yashizeho politike yo kudaheza abantu bajya mu mashuri, abatabona basigaye biga, ariko rero iyo barangije kwiga ugasanga rero habaye ikibazo noneho cyo kumuha umurimo. Niyo mpamvu namwe babajyanye hariya iriya yabaye experience, niyo mpamvu twanabahamagaye hano muzadutangira ubuhamya. Mwabonye ko mu masomo mwabonye hariya batuyoboye bakora imirimo iyo ari yo yose. Ibyo wowe watekereza ko umuntu utabona yakora iki, umuhaye amahirwe hari ibyo yakora. Twebwe rero niyo mpamvu twashigikiye uno mushinga, cyane cyane ugamije urebye icyerekezo cy'uyu mushinga nuko dushaka yuko wadufasha muri za ntego zacu dufite, kugaragaza yuko abantu bafite ubumuga nabo bagira uruhare mu guteza imbere, cyane cyane bashobora gukora business iriya nk'uko babwiye mu ntego yacu dufite, cyane nuko dushaka kuzayikoramo business. Ubu buryo bushya bwo kuganira no gusabana ngo butuma umuntu amenya uwo ari we, ibyo bigatuma umuntu yigarukaho ubwe akiyakira uko ari naho yaba ari hose. Iyi gahunda kandi ngo yakifashishwa no mu bumwe n'ubwiyunge, nk'uko Jean Bosco umwe mu bafite ubumuga yabisobanuye. Dialogue in the Dark ni icyumba cy'umwijima nk'uko mwakibonye, ariko buriya harimo imyitozo idasanzwe ikakaye, imyitozo ushobora gukora ukabasha kumenya icyo uri cyo wowe noneho. No kuvuga ngo hari amasomo menshi cyangwa ama exercice menshi, ama projet dutangamo, noneho muri uwo mwijima twe dusanzwe tutabona muri iyi si ya rusange, twe tuba twabaye abareba icyo gihe. Mwebwe musanzwe mubona hariya muri kiriya cyumba mwabaye iki, abatabona. Icyo gihe mukenewe iki, ubufasha. Uyu mushinga w'abafite ubumuga nuterwa inkunga ugashyigikirwa bizatuma ingorane z'ubukene bari bakunze guhura nazo zikemuka, kuko uyu mushinga uzakorwa nka business, bityo winjiza amafaranga azabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Marie Claire Uwumukiza, Lemigo TV. Dufashe kwamamaza iyo centre. Tumushimire cyane Marie Claire Uwumukiza. U Rwanda nk'igihugu kirimo gutera imbere mu bijyanye n'ikoranabuhanga, kuri ubu mu modoka zitwara abagenzi harimo umurongo wa internet ufasha abagenzi gukoresha ikoranabuhanga, ariko ngo hari n'igihe usanga internet itarimo gukora cyangwa se ikaba igenda buhoro cyane. Bogase Ushishi arakomeza. Mu modoka zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, imbere ahagana kwa shoferi uhabona akantu k'umweru kaba kamanitse ku modoka. Aka kuma kakaba ari agatanga umurongo wa interineti utuma abantu bari muri iyo modoka babasha gukoresha ikoranabuhanga ku buntu. Ubwo Lemigo TV yaganiraga na bamwe mu baturage bari mu modoka bari mu rugendo rugana Kimironko bavuye Kicukiro aho bita centre, bavuga ko kuba mu modoka bagendamo arimo umurongo wa interineti ari byiza cyane, ko bibafasha kuba bakomeza gukoresha ikoranabuhanga mu gihe amafaranga bashiranye muri telefone zabo. Gusa ngo hakaba hari ubwo ibigenda buhoro cyane. Muri make ya wifi ya big buses idufasha mu byinshi bitandukanye, kandi nk'ukuntu mwicara muri bus agategeza igihe kinini, ndategereje ko bus yuzura, cyangwa nayo nategereje ko abantu nyine kumva shoferi ajyana imodoka. Abana ukuntu uri gucatinga then amahita akagushirana, nta wundi buryo wabona wagura ama airtimes, ariko wifi itugufasha yenda bagufite gahunda n'umuntu ugiye kureba iki kugufasha muri make kakohereza. Umunsi umwe nigeze kwikoreshaho, ariko ntabwo yihutaga muri make kuburyo yenda yikonye muri byo nashaka gukora, ariko yenda nayikoreshejeho gake. Nubwo bamwe bavuga ko uyu murongo wa interineti mu modoka zitwara abagenzi ubafasha, hari n'abandi batari bazi ko uyu murongo wa interineti ubaho. Mukakibibi Debora avuga ko buri munsi akora uru rugendo, ariko ngo ntiyarazi ko mu modoka zitwara abagenzi habamo umurongo wa interineti. Gusa akavuga ko kuva abimenye ari byiza cyane,
kuko uko yakwifuza gukoresha ikoranabuhanga yarikoresha atarinze kujya gushaka amafaranga muri telefone. Ntabwo twari tubizi ko irimo, tubibwiwe namwe niho tubwiye ko harimo konegisiyo ya interinete, ubundi igihe ntabwo nari mbizi ko irimo konegisiyo ya interinete kuba irimo hano muri bisi. Urabona nk'ubu nshatse kwandika kuri interinete ubwo nahita nandika nkoherereza umuntu, hagombye kuvamo cyase yenda ngo njye gushaka amafaranga yenda ndamutse nayo muri telefone ntayari arimo, byaba binyoroheye yuko nakwicara muri bisi nkandikira umuntu nawe akansubiza, ntagombye kuhagarika urugendo rwanjye. Umwe mu batwara imodoka zitwara abagenzi avuga ko imodoka hafi ya zose zirimo umurongo wa interineti, ko ahubwo hari ababa bibagiwe kuyicomeka kugira ngo abantu bayikoreshe. Akavuga ko ku baba batazi ko irimo babasobanurira bityo nabo bakayikoresha. Nk'uko ukabona ngaka ni wireless, abona yanditseho Smart Kigali, ifitiye akamaro abagenzi bagenda muri Royale. Niyo mpamvu nka kampani barafashe umwanzuro wo gukoresha iyi wireless ku bantu b'abagenzi bagenda muri izi modoka bafite smartphone bagakoresha for free, ni ku buntu, nta nicyo babishyura, bagakoresha bakagenda bari mu itumanaho rigezweho. Usibye n'ababyibwira nk'uko bivuze, akaba yayibona akabaza se akanagaki, hariho n'ubu bisobanukiwe yabona nk'akarugo kariho kavuga ngo bite bimeze bite tukabasobanurira, ariko akarusho hari nabo dusobanura batabizi, tukakangurira abantu bafite smartphone bakaba bakoresha bagafungura bakakabuta iyi wireless. Uyu murongo wa internet wa 4G LTE ukaba wakoreshwa n'abafite telefone zakira internet na mudasobwa, ukaba wawusanga mu mamodoka hafi ya yose atwara abagenzi mu mujyi wa Kigali. Bogar Sebushishi, Lemigo TV. Arakoze cyane Bogar Sebushishi. Mu yandi makuru twabateguriye kuri uyu wa kabiri, Minisiteri y'Umuco na Siporo yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru mu rwego rwo kurebera hamwe zimwe mu ngamba zafashwe mu kubungabunga ndetse no kwita ku muco nyarwanda. Kimwe mu byagarutsweho ni uburyo hazajya hizihizwa umunsi mukuru w'umuganura uzajya wizihizwa, aho ngo ku bufatanye na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bateganya kuzajya bawizihiza no muri za ambasade z'u Rwanda ku isi yose. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru hagarutswe kuri bimwe mu byakorwa kugira ngo umuco nyarwanda ushinge imizi mu banyarwanda, ahagaragajwe zimwe mu ngamba zafashwe mu rwego rwo kugira ngo uyu muco utazimira. Ikindi cyagarutsweho kandi ni ikirebana n'umuganura abanyarwanda basanzwe bizihiza mu rwego rwo kwishimira umusaruro babonye. Uwacu Julienne ni Minisitiri w'Umuco na Siporo, arabisobanura neza. Ni umwanya aho abantu bahura bakishimira umusaruro babonye, cyane cyane mu mateka yacu, kuko ubukungu bwacu kandi n'uyu munsi ubuhinzi n'ubworozi bufitemo uruhare runini. Ku muganura rero ni umwanya wo kwishimira umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi wabonetse, ni umwanya w'aho abayobozi n'abayoborwa cyangwa abaturage bahura bagasangira wa musaruro, ariko bagafata n'ingamba zituma n'imyaka iri imbere umusaruro wabonye wiyongera kurushaho bawubungabunga. Guhera uyu mwaka umunsi w'umuganura ukaba uzanye impinduka, aho byamaze kwemezwa ko uyu munsi uzajya wizihizwa buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani, ndetse kuri uyu munsi hakazajya habaho ikiruhuko ku bakozi. Kuri uyu mwaka rero hari akarusho, hari umwihariko, kuko kubera agaciro duha umuco wacu, kubera agaciro duha ibisubizo tuvana mu muco wacu bidufasha kwiyubaka nk'abanyarwanda, inama y'abaminisitiri yafashe umwanzuro w'uko umunsi w'umuganura uba umunsi w'ikiruhuko. Ntabwo ubundi ariko byari bisanzwe. Hanyuma hafatwa n'umwanzuro w'uko umunsi w'umuganura wajya wizihizwa ku wa gatanu w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa munani. Uyu mwaka rero umuganura tuzawizihiza ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa munani. Bivuze ko umwaka utaha itariki ishobora guhinduka, ariko icyo twemeranije nk'ihame ni uko biba ku wa gatanu w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa munani. Ubusanzwe uyu munsi wizihizwa mu Rwanda, gusa ngo hariho na gahunda yo kuba wazajya unizihizwa muri za ambasade z'u Rwanda ziri hirya no hino ku isi. Uyu muganura rero twaba twifuza ko rwose abanyarwanda twese twawugiramo uruhare, ndetse tugaharanira ko mu myaka itaha kwizihiza umuganura bitaba umunsi wizihirizwa gusa hano mu Rwanda,
twafatanije na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga dusaba ko no muri ambasade zacu ziri hirya no hino abanyarwanda bari mu mahanga nabo bajya bagira umwanya wo guhura bakizihiza umuganura. Mu rwego rwo kugira ngo umuco nyarwanda ujyane n'ubukerarugendo, Minisiteri ifite umuco mu nshingano ivuga ko hari no kwigwa uburyo ki uyu munsi w'umuganura wazajya utegurwa nk'iserukiramuco, bityo n'abanyamahanga bakaza mu Rwanda baje kureba uko umunsi w'umuganura wizihizwa. Justin Kayiranga, Lemigo TV. Arakoze cyane Juste Kayiranga. Iterambere ry'umugore n'umukobwa rikomeje kugaragara aho kuri ubu ngubu abagore n'abakobwa bakomeje gutinyuka gukora akazi benshi bita ko ari akazi k'abagabo. Lemigo TV yasuye bamwe mu bagore n'abakobwa bigisha gutwara imodoka, akazi benshi bita ko ari akazi k'abagabo. Ngabonziza Kizima Joella adufitiye inkuru ku buryo burambuye. Aho ibumoso turebe hagati kuri feri uburyo kuri accelerateri kandagira ambriage ugeze hasi, iki ni rovier de vitesse idufasha gushiramo ama vitesse. Ahangaha kuri rovier ukaba ubona aho shema idufasha kuba twapanga ama vitesse muri boîte de vitesse. Abagore n'abakobwa bakomeje kwiteza imbere bakora imirimo ikunze kwitirirwa abagabo kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere. Uyu ni Umwizerwa Giselle ukora akazi ko kwigisha abaturage gutwara imodoka, akazi kamenyereweho abagabo. We avuga ko uretse imbaraga mu kazi akora nta kintu umugabo amurusha, ko ahubwo n'igihe babarusha gukora neza. Mbona nta kintu bitwaye kuko akazi kose twese turagasangira, haba abadamu cyangwa se abagabo, mbona nta kintu kinini baturusha. Yenda kiretse nk'imbaraga, ariko ibintu bitagomba imbaraga natwe turabishobora. Nge mbona ahubwo ahanini tunabarusha kuko bagira gutekereza cyane, bagira kwiyenerva, ariko burya umuntu w'umudamu cyangwa umukobwa ni abantu babasha kwihangana. Yongeyeho ko akazi akora agakunda kandi ko gatuma yiteza imbere kuko akora akabasha kwikemurira ibibazo bimwe na bimwe kandi agatunga umuryango we. Akaba ashishikariza abandi bagore n'abakobwa gutinyuka akazi kitura abagabo kuko nabo bashoboye. Inyungu maze gukura muri aka kazi, bwa mbere natangiye nikorera, ariko ubu ngubu kugera kuri ubu ngubu ndimo ndikorera. Mfite imodoka imwe, mfite ikibanza n'ibindi biri imbere kandi ntunze n'umuryango. Inama nabagira no kutitinya, buriya akazi kose nta kigoye kiba kirimo. Yenda hagora kubyumva mu mutwe, ariko iyo bitangiye uhita ubona ko ari ibintu byoroshye. Inama nabagira no kutitinya, bakitinyuka kuko ibyo abagabo bashoboye natwe turabishoboye. Ku ruhande rw'abanyeshuri bigishwa nawe bavuga ko ari umwe mu barimu beza, ko ndetse bamwe bagiye bahabwa impushya zo gutwara ibinyabiziga kubera bigishijwe neza, abandi nabo bavamo abarimu bigisha gutwara imodoka. Nabonye ko ashoboye, iyo anyigishije ikintu mpita mfata, ntabwo binanira kubera ko mwisanzuyeho. Yaranyigishije, naje nta kintu nzi na gitoya, ariko mpageze aramforoma, aranyigisha, ndetse muri make nta kintu atankoreye. Nabonye perimi ubu ngubu, kandi ndumva nta kibazo mfite. Harimo yananyigisha, maze kubona perimi nyuma yaho cyo mushimira nuko nyuma yaho yanamforomye mu kwigisha. Ubu ngubu nkandimo nigisha, narabaye mwarimu nkawe, nkandimo kugira ikirenge muke. Akazi ko kwigisha abaturage gutwara imodoka ni akazi kamenyerewe ku bagabo, ku buryo umubare w'abagore n'abakobwa bagakora ukiri hasi cyane ugereranyije n'umubare w'abagabo bagakora. Ngabonziza Kizima Joella, Lemigo TV. Arakoze cyane Ngabonziza Kizima Joella. Ni no kuri iyo nkuru rero dusorejeho amakuru twari twabateguriye avugwa hano mu Rwanda. Mu kanya gato ni amakuru avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda, gusa mbere y'uko twerekezayo reka tubanze twamamaze.
Petrocom Limited ikomeje kwita ku bakiriya bayo ibagabanyije ibiciro ku bikoresho byose by'ubwubatsi ku buryo bushimishije. Muri ibyo bikoresho harimo amabati y'amoko atandukanye nk'afite imigongo y'amategura mukunda kwita torotwire, autoporota, galvanize, inabafite imireko, imifuniko, amatibe, amatiyo, planche de rive n'ibindi bikoresho byinshi by'ubwubatsi. Ku bindi bisobanuro hamagara telefone ziri kuri ekara yawe cyangwa udusange kuri Petrocom House ku muhanda wa Poiruru ujya Nyabugogo. Ubwuzu bw'umuryango, uburyohe budasanzwe, ubwiza buvanze n'ingano nyafurika, itandukaniro utasanga ahandi. Spaghetti Silva wayisanga mu masupamaketi cyangwa mu maduka yose akwegereye. Spaghetti Silva. Vous souhaitez un bel endroit pour vous divertir avec vos amis, votre famille? Lemigo Hotel vous offre son espace comme d'habitude. Un repas de qualité, préparé d'une manière spéciale par des cuisiniers qui maîtrisent l'art culinaire. Les mets préparés à la culture rwandaise, à la chinoise, à la mongolia et tant d'autres pour votre santé. Chaque vendredi et samedi, vous êtes bien accueillis chez Lemigo Hotel qui met à votre disposition son programme Happy Hour de 17h à 21h avec l'orchestre Impala et bien d'autres artistes. Les merveilles, c'est avec Lemigo Hotel. y'u Rwanda tuyahere muri Nigeria. Perezida Muhammadu Buhari yashyizeho umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere n'izirwanira mu mazi. Ni nyuma yaho kuwa mbere w'iki cyumweru Perezida Buhari yari yasezereye aba bayobozi b'ingabo kuri iyi myanya. Ingabire Yvonne. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yasimbuje umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu mazi no mu kirere nyuma yo gusezera abandi abashinja kugira intege nke mu kurwanya abarwanyi ba Boko Haram amaze imyaka 6 bakorera muri iki gihugu. Perezida Buhari yashyize Abayomi Gabriel Olonishakin wahoze akuriye imyitozo ya gisirikare nk'umugaba mukuru w'ingabo. Major General Tukuri Yusuf Baratayi uturuka mu ntara ya Borno, imwe mu ntara zazahajwe na Boko Haram, agirwa umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Perezida Buhari kandi yanashyizeho umuyobozi w'ingabo ushinzwe ubutasi Air Vice Marshal Riku Morgan n'umujyanama w'urwego rushinzwe umutekano Major General Bobagana Monguno. Kuva yarahira kuba perezida mu kwezi kwa gatanu, Buhari yakajije umutekano mu gace ka Maiduguri bivugwa ko ariko ivuko rya Boko Haram, ndetse yanashyize hamwe ingabo zo mu karere k'iburengerazuba zaba zifite icyiciro gikuru muri Chad, umurwa mukuru N'Djamena. Mu kwezi kwa gatandatu Amnesty International yashinje ingabo za Nigeria guhutaza uburenganzira bwa muntu n'ibikorwa by'icarubozo bikorerwa abafungwa no kwica abafungwa barenga 8,000. Uwahoze ari perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan aranengwa bikomeye ku bw'igihe cy'imyaka 6 yatumye abarwanyi ba Boko Haram biyongera imbaraga muri iki gihugu bakanasenyera abaturage basaga miliyoni 2. Naho muri Afghanistan iki gihugu cyangijwe n'ibisasu byaturitse byangiza ibintu byinshi. Inkuru ya Elon News mu ijwi rya Ingabire Yvonne. Afghanistan ikomeje kuzahazwa n'iturika ry'ibisasu bya hato na hato. Igisasu cya mbere cy'ubwiyahuzi cyari giteze imodoka cyaturikiye bugufi n'ibirindiro bya gisirikare bikoreshwa n'ingabo za NATO cyahitanye abantu 33. Kuwa mbere y'icyo cyumweru ikindi cyari giteze ku musigiti uherereye ku majyaruguru ya Afghanistan cyakomerekeje abantu 25. Mu ijoro rishyira iryo kuri wa kabiri igisasu cyaturikiye nanone bugufi n'umusigiti wo mu ntara ya Baglan gikomeretsa 28. Hari ibindi bisasu biherutse guturika ariko ntibyagira uwo byivugana cyangwa ngo bikomeretse. Umuryango w'abibumbye uvuga ko benshi bagwa mu bitero bitandukanye baba ari abana naho bakomereka baba ari abasivili. Ibirindiro bya gisirikare byagabweho ibitero byakoreshaga cyane cyane ibiro bishinzwe ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA. Ibi birindiro byose n'ibitero mu 2009 aho barindwi bari bagize CIA bivuganywe n'umutwe wa Al-Qaeda. Kugeza ubu nta urigamba uruhekane rw'ibisasu byiganjemo iby'ubwiyahuzi bije nyuma yaho Afghanistan itangaje ku mugaragaro ko ushaka ibiganiro n'abarwanyi b'aba Islam. Ingabo za NATO ziri muri Afghanistan zirasaga 12,500 zikomeje no kugenda zigisha urubyiruko uburyo bwo kwirwanaho mu gihe rutewe n'abatalibani, indi mitwe y'iterabwoba cyangwa abandi barwanyi abo ari bo bose bakorana na Islamic State. Naho muri Mexique bemeye miliyoni 3 ku muntu uzashyikiriza Joaquin Guzman inzego zishinzwe umutekano.
Guverinoma ya Mexique yemereye umuntu uwo ari we wese miliyoni zirenga 3 uzashyikiriza inzego zishinzwe umutekano umucuruzi wa kabuhariwe w'ibiyobyabwenge Joaquin Guzman umenyerewe ku izina rya El Chapo cyangwa mugufi watorotse gereza ku 6 y'icyumweru gishize. Ubuyobozi bwovuga ko El Chapo yafashijwe n'abarinzi ba gereza gutoroka nubwo yari afite kamera yamuhoragaho amasaha 24 mu minsi 7. Guzman yahoze ayobora umutwe wa Sinaloa yiberaga inyuma y'utubari mu mezi 17 ubwo yatorokaga gereza ku nshuro ya kabiri bwara mu 2001. Kuri inshuro Guzman yatorotse imwe magereza afite umutekano uhagije ihereye kuri metero 90 mu burengerazuba bwa Mexico anyuze mu ngobo wa kilometero 1 Umunyamategeko General Ariel Gomez yatangaje ko abarinzi ba gereza 34 n'abafungwa 17 bahaswe ibibazo n'abashinjacyaha gusa ibibazo ntacyo byatanze. Abunganira Guzman mu mategeko babiri n'uwo bayaramusuye mu gihe yari afunze nabo bari muteganya kubazwa. Naho muri leta zunze ubumwe za Amerika, leta ya New York yemeye kwishyura miliyoni zisaga 6 z'amadolari ya Amerika ku muryango wa Eric Garner wishwe no kunigwa na polisi mu kwezi kwa 7 umwaka ushize mu rwego rwo kwishyura urupfu rwe. Inkuru ya France 24 mu ijwi rya Ingabire Yvonne. Urupfu rwa Eric Garner ni raswa ry'umusore w'umwirabura wari mu kigero cy'imyaka 18 muri leta ya Missouri mu mujyi wa Ferguson mu kwezi kwa 8 umwaka ushize byakozwe na polisi byateye imvururu nyinshi muri iyi leta aho abaturage bashinjaga polisi irondaruhu. Umugenzuzi wa leta ya New York Scott Springer yatangaje ko ikibazo cy'umuryango wa Garner aricyo cyitaweho cyane kuko aricyo gifite ibimenyetso simusiga. Urukiko rukuru rwatesheje agaciro ikirego ofisiye Daniel Pantaleo wanize Garner aregwamo. Bibije nyuma y'aho guverineri wa New York Andrew Cuomo atangaje ko azashyiraho urwego rwihariye rushinzwe iperereza byo kwita kuri ubu bwicanyi. Arakoze cyane Ingabire Yvonne, ni nawe dusoreje amakuru twari twabateguriye avugwa. Hanyuma mbere yuko dusohoka muri studio reka tubanze twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yahaye agaciro ubusabe bw'abaturage ku guhindura ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho. Nubwo internet yo muri bisi igenda gahoro ifasha abaturage mu ikoranabuhanga hanze imipaka y'u Rwanda muri Nigeria, Perezida Muhammadu Buhari yashyizeho umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere n'izirwanira mu mazi. Naho muri leta zunze ubumwe za Amerika, umuryango wa Eric Garner umwirabura wanizwe n'umupolisi kugeza apfuye ugiye kwishyurwa miliyoni zisaga 6 z'amadolari. Aya makuru muyagezwa ku bufatanye na SAD. Ndabashimiye cyane mwese twabanye muri aya makuru. Nshimiye cyane itsinda ry'abanyamakuru bamfashije gutara no gutegura aya makuru. Nshimiye cyane kandi equipe technique ngewe yabagezagaho ndi Rose Nishimwe. Mukomeze kunogerwa na gahunda za Lemigo TV.